Iyi iguha skin keza cyane pe. Ndeberi yanze kuburendingika. Uyu munsi ikintu ngiye kubakorera, ngiye gutanga reviews ku ma sunscreen dukoresha hano iwanjye. Hari iriya, hari iyi black, hari n'iriya nuza ya kojic acid. Kanze turebe, nubona iyo twayihaye makeya urihangana. Reka duhere kuri iyi. Aka ga sunscreen kaba keza pe, kaba keza, noneho kanaguha skin nziza pe rwose. Ariko ikibazo cyayo, my god, iryana, mbese iyo ukoze ku jisho cyangwa wenda tuvuge kuko ari iy'abana, umwana akarira, iramurya mu maso cyangwa mu gitondo akabyuka afite ubutuna bwinshi cyane. So iyi sunscreen nubwo ari nziza, reka mbareke mubanze murebe ukuntu isiga uruhu rwawe rumeze. So video sindi buyihutishe kugira ngo muze kureba neza ukuntu nyine ibrandingika. Nabyo turabikonsidera dutanga amanota. Murabona ukuntu nisiga gake gake, ugasiga no ku ijosi, ugasiga no ku matwi, hose ukahasiga. Okay, ngira ngo murabibonye ko rwose ka brandingika na nubwo gafata umwanya munini. Uriya hari iriya minota mwabonye ni iriya, ntago nigeze nihutisha video. So ndayiha ngahe rero iyi sunscreen bitewe n'ukuntu iryana pe, ndayihereza amanota 6 ku 10. Ariko 6 ni menshi kuko biri too much, sinzi ukuntu nayibabwira, biri too much. Ariko ubundi iyi ngiyi ndayiha 5 ku 10 pe, irahendutse. Ariko umwana ukuntu abyuka ameze, nicuza impamvu naziguze kandi ari ebyiri. So reka dukoreshe iyi ya black. Okay, ibisanzwe upimira ku ntoki ebyiri, intoki ebyiri ugapima nguko mpimye, ubundi ukisiga. Nayo reka turebe ukuntu ibrandingika. Nayo ntago ndi buyihutishe, muri ihangana nyine, ni no muri weekend muyirebe. Iyi sunscreen nta kibazo cyayo, ni nziza, iranabrandingika neza. Gusa issue nabonye ifite ni ukuntu isiga amavuta menshi ku ruhu. Isiga amavuta menshi ku ruhu, kandi sunscreen zisiga amavuta ku ruhu akenshi ziba zishobora kuba zakwirabuza, ariko yo nabonye itakwirabuza. So nayo reka turebe ukuntu ibrandingika, ubundi tuyihe amanota. Okay, ngira ngo murayibona ko ari sawa. Muri kubibona neza ko nta kibazo rwose, irabrandingika. Ariko kubera isiga skin amavuta menshi, ndayiha 8 ku 10 rwose. Ubwo murumva ko narabona sunscreen nziza. Umunsi nabona izindi nazo nzazi reviewing. So reka noneho turebe iyi yacu ya kojic. Abantu barayikunda kubera ko ibaha skin nziza pe, ibaha skin nziza rwose. Ariko reka turebe ibyayo ni ibihe.
Okay, iyi ngiyi ni physical sunscreen za zindi zisiga white cast ku ruhu. Iyo ntago ari chemical. So reka noneho turebe ese iraburendingika ifata umwanya ungana ute. Muri yangana nyine nababwiye ko nari bwihutisha. Okay, ntabwo byoroshye. Abantu mukunda iyi sunscreen muri hangana, ntabwo ari ukuyisebya, mwihangane pe. Namwe mundebere, murabona iradufata igihe kingana gute kuyiburendinga? Byafata umunsi wose. Iyi rero nyikoresha iyo ndi bwisige foundation cyangwa bukore makeup, ariko mu busanzwe nkoresha ziriya ebyiri tumaze kubona. Mwirinde kwikuba gutya mu maso, ushobora kuzana iminkanyari. Hano no kubera content gusa. Iyi sunscreen iyi ngiyi umva ndayiha 5/10, ahubwo 4/10 pe, kuko iragoranye. Reka nishireho aga foundation kuko ni akazi pe. Cyakora niba ushaka kumenya ukuntu byarangiye, wandike muri comment umbwire nkwereke, nzabereke part 2 cyangwa bye.